mu biriho byose ikiremwa muntu turatangaje cyane. Bamwe bavuga ko ari twebwe shusho nziza ya nta munoza bavuga kuva isi yaremwa kuzagera irangiye. Uyu munsi urabyuka ukajya mu iduka ugasangamo amashati abiri akoze neza. Imwe ari ishati isanzwe itagira marke n'imwe. Aha ndavuga ikirango cy'uruganda ruzwi rwayikoze igura amafaranga 5,000. Hafi aho akenshi uzahasanga indi shati bijya gusa, ndetse rimwe na rimwe usanga biri mu iduka rimwe ariko igiciro gitandukanye. Ishati ya kabiri rimwe na rimwe uzasanga igura 50,000 kubera ko mu gatuza kayo cyangwa se ku kaboko kayo hari ikirango cy'uruganda runaka rukomeye rwayikoze. Umwenda ukoze ayo mashati ni umwe, aho bitandukaniye gusa nuko umwe ufite ikirango cy'uruganda rwawukoze undi ukaba ntacyo ufite. Ubusanzwe ukurikije amasomo y'ubukungu ndetse no kwihangira umurimo twize, amashati yakabaye agurwa cyane n'afite igiciro gito ariya y'5,000 yakabaye agurwa nk'amasuka. Inzobere mu by'ubukungu zivuga ko ubusanzwe uko ibiciro biba bito abahaha biyongera, hanyuma byazamuka abahaha bakagabanuka. Ariko igitangaje muri iyi si ntabwo ariko bimeze. Amashati y'50,000 aracuruzwa vuba cyane agashira, aya bitana gihari. Uzasanga abantu babyiganyira ku muryango w'amashati y'50,000 umunsi yasohotse, buri wese ashaka kuyitunga no kuyambara. Yewe na babandi bagorwa no kurya kabiri ku munsi uzasanga bakora amanywa nijoro ngo rimwe bazibone bambaye wa mwenda uhenze, batitaye ku gitambaro kiyukoze gisa n'icya wa wundi ugura 5,000. Kubera ko ishati y'5,000 ifatwa nk'iciriritse, abazayigura ni bake, ndetse nabo bakayigura bijujuta cyangwa se bategereje ko nibamara kubona amafaranga bazazamuka mu cyiciro bakagura yindi 50,000. Igitangaje na n'ubu bamwe mu bahanga bananiwe kumva umwe 50,000 yibeshye ishati akayishyira ku 5,000 cyangwa se 15, abakiriya nawe yababura agasigarana bashiriwe. Abantu bazumva ko kuba ishati ze zihendutse ari uko ziciriritse, uzambaye atagaragara nk'ukomeye, maze bajye kwishakira izindi zifite ibiciro bihanitse. Abantu bazirwanira kubera ko ibiciro byazo biri hejuru, bazibona nk'ikintu kidasanzwe. Ntabwo ari ikibazo cy'abacuruzi n'inganda, ikibazo kiri mu mitwe yacu. Ni ibanga ryiswe Veblen paradox, ryabayeho kuva kera tutaranabaho kandi rizanakomeza kubaho nyuma yacu. Kugira ngo ibitu byumve neza birasaba ko dusubira inyuma mu mwaka w'1899. Reka tuvuge kuri iyi nkuru. Ye nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu mwaka w'1899 hari umuhanga mu by'ubukungu wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Thorsten Veblen yasohoye igitabo cyateje urujijo. Yaramaze iminsi yitegereza abanyamerika mu bihe byari bikomeye icyo gihugu cyari kirimo by'ubusumbane bukabije mu by'amikoro. Icyo gihe imiryango y'abaherwe nka Vanderbilt, Rockefeller ndetse na Carnegie yari yarigwijeho imitungo hirya no hino. Hakuno abantu bicira isazi mu maso. Icyo gihe inzobere mu bukungu zizeraga ko ikiremwa muntu cyifitemo ubwenge bwo guhaha ibyo gikeneye. Ugura ikote kubera ko urikeneye ngo rikumara imbeho, ukagura intebe kubera ko ukeneye kuzicaraho, wakubaka inzu ukaba ukeneye kuyibamo, ugura imodoka kubera ko ukeneye ko hari aho ikugeza ikakuvana ahantu hamwe ikakugeza ahandi. Thorsten Veblen yaritegereje neza icyo gihe, maze aza gusanga hari ikosa rikomeye inzobere mu by'ubukungu zikora. Muri iyo minsi ku isoko hari hagezweho ibiyiko bikozwe mu muringa. Byari ibiyiko bihenze ariko byagurwaga cyane ku buryo abantu benshi baguraga ibiyiko birenze umubare w'ibyo bakeneye. Veblen yabonye abagabo bambaraga amashati afite amakora baniga amajosi nk'amwe y'abapadiri n'abapasitori kubera ko ariyo yaragezweho muri icyo gihe. Icyo gihe abagore bari baharaye kwambara imyambaro ibegereye cyane ku buryo mu buryo busanzwe yari imyambaro ubona ko itabereye ikiremwa muntu kubera ko yabaga bihambiriye cyane itabakwira. Veblen amaze kwitegereza iby'ikiremwa muntu cyari kirimo gukora muri icyo gihe, yaje kuvumbura ko abantu badaha bagamije gusa kubona ibibafitiye akamaro, ahubwo ko bahaha bashaka kwerekana ishusho y'uko bashaka ko rubandi babona, bagamije gupfusha ubusa ibyo bafite cyangwa se kwaya. Nibwo yahimbye icyo yise conspicuous consumption. Iri ni ihame ry'uko iyo ushaka kwereka abantu ko ukomeye ugomba gutagaguza ibyo ufite. Yasanze abantu bibwira ko iyo bakoresheje amafaranga menshi ku bintu byiganjemo ibyo badakeneye bitanga ubutumwa kuri bagenzi babo ko bafite amafaranga menshi atabasha gushira niyo wayapfusha ubusa. Veblen paradox nuko yavutse ko hari ibicuruzwa bishyirwa hanze bihenze ariko bigamije gukomeza kumvisha abantu ko ari abantu bakomeye,
guha abantu cya cyizere cy'uko bafite uko bahagaze muri sosiyete bitandukanye na bagenzi babo mu buryo bw'imigurire isanzwe, ari nayo inzobere mu by'ubukungu nyinshi zigenderaho. Ubundi umuntu yakabaye agura ibintu kubera ko abikeneye, ariko ukurikije ihame rya Veblen, umuntu agura ibintu runaka agamije kwemeza bagenzi be. Uko igicuruzwa kigaragaza ko abakigeraho ari bake, niko abandi batekereza ko ari ikintu gikomeye kizatuma rubanda ibabona nk'abantu b'ibitangaza. Ngiyi impamvu uzasanga inganda n'amaduka acuruza ibicuruzwa bihenze, twebwe abantu basanzwe bumva ko umuntu yakabaye agura icyo akeneye gusa, tukabona nk'abatari bazima. Iduka ricuruza amasaha ahenze, igituma ryinjiza amafaranga menshi kandi izina ry'ibyo ricuruza bikarushaho kwamamara, nuko ababasha kuyigondera atari buri wese. N'ibanga ryayo rizingiye. Ibiciro biramutse bigabanutse, buri wese agashobora kwigurira icyo gicuruzwa. Mu minsi mike abakiriya baba batangiye kuba bake, kubera ko ibyo bicuruzwa abantu batangira kubona ko bidatanga isura nziza y'ubuhangange muri rubanda. Iyo igicuruzwa kigonderwa na buri wese, gitakaza agaciro muri rubanda. Imibare y'ikigo Bain & Company igaragaza ko mu myaka mike ishize isoko ry'ibicuruzwa bishyirwa mu cyiciro cy'ibyo bifite ku isi produit de luxe ryazamuye agaciro cyane, kubera ko ubu ngubu rirarwa agaciro ka miliyari 360 z'amayero. Aka gaciro kiyongera mu gihe hirya no hino ku isi abantu bataka ubukene, ubukungu bugenda busubira inyuma, amafaranga agatakaza agaciro, ndetse n'imishahara ya benshi ikaba itiyongera. No mu bihe ubukungu bw'isi bwabaga bwasubiye inyuma bigaragara nko mu 2008, agaciro k'ibicuruzwa by'abifite ntabwo kasubiraga hasi, ahubwo kariyongeraga. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingo zinjiza ku mwaka amadolari ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 150 by'amadolari nizo zihaha ibicuruzwa byinshi biri mu cyiciro cy'iby'abifite kurusha imiryango yinjiza miliyoni y'amadolari kuzamura. Banki Nkuru ya Amerika igaragaza ko usanga iyo miryango iciriritse amafaranga menshi yabo bayatakaza bagura imodoka, imyambaro myiza, ibyuma by'ikoranabuhanga nka telefoni na mudasobwa, mu gihe imiryango yinjiza amafaranga menshi, amafaranga yayo yashora mu ishoramari n'imitungo yunguka. Aha niho Veblen yageze avuga ku bigira abakire n'abakire ba nyabo. Yavuze ko ubusanzwe abakire ba nyabo bagura ibintu bihenze bakoresheje amafaranga bungutse ku mitungo bashoyemo. Iyo umuntu atunze miliyari, yaguze imodoka ya miliyoni 300, ntacyo bihungabanya ku bukungu bwe, ntacyo hasigarana mu mibereho na bizinesi ze. Umuntu wo mu cyiciro cy'abafite amikoro aringaniye akenshi asigara mu bibazo birimo n'ibishobora kumukenesha, akisanga yasubiye mu cyiciro cyo munsi y'umurongo w'ubukene. Nyamara ibyo yabikoze agamije gusa ko abantu bamwemera, babona ko ari igitangaza. Veblen avuga ko ubu buryo bwo kwigana abakire bugamije gutangarirwa n'abandi ari indwara iri mu bantu benshi, ariko ntacyo yongera ku mibereho y'ubikora, uretse kwibwira gusa ko isura ye mu bandi iza kurushaho kugira agaciro. Ngiyi impamvu umuntu agura ubwoko runaka bw'imodoka, umwaka utaha bazana indi modeli y'imodoka nshya, nayo agasubira kuyigura ngo abantu babone ko akiri wa wundi. Niko bigenda kuri telefoni zigezweho. Hari abantu iyo uruganda rusohoye telefoni nshya, nabo bemera bakirya bakimara bakayigura. Ntabwo abo bantu baba baguze ibyo bintu kubera ko bashaka ko hari icyo bibamarira cyangwa se hari icyo bibafasha mu buzima batagezweho n'ibicuruzwa biciriritse, ahubwo baba batinya ko rubanda ibabonye mu bicuruzwa biciriritse hari ukundi yabafata kutabashimishije. Banki Nkuru ya Amerika ivuga ko hafi 40% by'abaturage b'icyo gihugu nta bushobozi bafite bwo kwishyura ikibazo kibasaba amadolari 400 kiramutse kibatunguye. Ngo nta bushobozi bafite bwo kwishyura aya madolari badasabye kuguza cyangwa se kugurisha ikintu runaka. Amadolari 400 ni hafi 580 mu manyarwanda. Nyamara buri mwaka abanyamerika bakoresha nibura miliyari 1,000 z'amadolari bahaha. Amafaranga menshi bayabona babanje kuguza mu byo bita carte de crédit, uburyo bukwemerera guhaha niyo nta mafaranga wawe ufite ukazishyura nyuma. Ibigo by'imari muri Amerika byashyizeho uburyo bworoshye cyane bwo kwiguriza amafaranga binyuze mu ikoranabuhanga mu gihe uyakeneye byihutirwa. Hari abantu barimo amadeni nk'ayazishyurwa mu myaka 8 iri imbere. Wibuke ni amadeni bafata nta kintu gifatika bagiye kugura uretse ibyo kwinezeza n'ibicuruzwa bisanzwe. Ni amafaranga abantu bafata atari uko bayajyanye mu yindi mishinga kandi bakazakomeza kuyishyura mu gihe kiri imbere. Muri make barimo kubaho mu mafaranga yakaba yazababeshaho mu gihe kizaza. Barimo kurya ku mafaranga bazakorera mu gihe kizaza. Ushobora gutekereza ko iyi myitwarire ari ubujiji, ariko siko bimeze. Niko ikiremwa muntu kimeze. Kuva kera ikiremwa muntu cyaranzwe no kwigaragaza neza kugira ngo abandi bacyubahe. Kugaragara neza byafashaga abantu benshi kugera ahantu hakomeye batakabaye bagera baramutse bigaragaje uko bari. Bigaragara kenshi nko mu birori.
iyo umuntu ahingutse mu bukwe yambaye ikoti ryiza n'inkweto nziza, bashobora kumwicaza imbere y'abakwe kandi ahantu hagaragara neza ku buryo buri wese amubona. Kujya mu kigo runaka utwaye imodoka kandi wambaye imyambaro myiza, bakwinjiza batabanje kukubaza ibyangombwa no kukubaza ikikugenza. Ariko iyo uhageze n'amaguru cyangwa se ugiye mu bukwe wambaye imyambaro iciriritse naho waba waratwerereye menshi, ntabwo bakwicaza heza cyane. Uku kurwanira kugaragara neza nibyo bituma benshi muri twe bagura inzu nziza kandi nini batazibamo zose. Bagura imodoka zibahenze, rimwe na rimwe zinagoye kuzikoresha mu gihe zapfuye. Bagura imyambaro yakozwe n'inganda zamamazwa n'ibyamamare bikomeye batazapfa banahuye. Bemera gushyira mu kaga ejo hazaza ngo abo baturanye babone nk'abadasanzwe. Kuri ubu ntabwo bikigoranye ko abantu bahatirwa kugira iyi myumvire, kubera ko ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bindi bitangazamakuru twirirwaho bayamamaza ijoro n'amanywa. Inganda n'ibigo bikora ibicuruzwa bihenze ntabwo bishyira hanze ibicuruzwa bike kubw'impanuka, babikora ku bushake. Uko ibicuruzwa runaka biba bike ku isoko niko ababishaka barushaho kwiyongera. Sosiyete yo mu Bufaransa Hermès icuruza amasakoshi y'abagore yishyize hanze amasakoshi yo mu bwoko bwa Birkin, igasohora make cyane. Ntabwo ibikora kubera ko yabuze ubushobozi bwo gukora menshi. Ikora amasakoshi make ishaka ko abantu bayakunda bakomeza kumva ko ibyo bafite ari iby'agaciro, ko ari bo babifite bonyine. Ubushakashatsi mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu bugaragaza ko uko ikintu abagifiteho ubushobozi baba bake niko kirushaho gukundwa, kabone niyo nta mpamvu igaragara yatuma icyo kintu gikundwa. Ubwo iyi mikorere isi igenderaho izwi nka kapitalisme yatangiraga gutezwa imbere, benshi bibwiraga ko inganda niziba nyinshi abantu benshi bazabona akazi bakabasha kwiteza imbere. Icyo batari bazi ariko ni uko izo nganda ziba nyinshi ariko zigasubira inyuma ya mafaranga bakoreye abavunnye, zikayabambura zitwaje ibyifuzo bya muntu bidashira, bituma umuntu ashaka kugura byinshi kandi bihenze ngo abandi bamwubahe. Uku gutakaza amafaranga menshi ku bintu bihenze kandi bitinjiza ukirengagiza kuyashora mu bikwinjiriza ni kimwe mu byorezo byugarije isi uyu munsi. Byaratwokamye ku buryo umuntu adatinya kujya muri banki gufata ideni agiye kugura ikintu kitamwinjiriza cyangwa se kizakomeza kumutwara amafaranga aho kuyinjiza, bimwe byitwa liabilities. Nta gitangaza kikirimo ndetse nta n'ukinenga umuntu ufata ideni azishyura mu myaka 5 cyangwa 10 akora ubutaruhuka agamije kwishyura ikintu yaguze ashaka ko abantu bamukunda cyangwa se bamwubaha. Inama zitangwa ngo umuntu abashe kwigobotora iyi myumvire ni ukwemera kubaho mu mikoro yawe. Niba ari n'ikigare kibigukoresha bikaba byiza utandukanye nacyo hakiri kare, aho kwizirika ku bicuruzwa bihenze kandi bitinjiza bizagushyira mu madeni ahoraho wirirwa utazi ukuri burare. Ubukire bukomeye ni imodoka utunze mu mufuko wawe ariko utarigeze uyigura mu ideni. Muri make ni amafaranga yakaguze imodoka ubitse mu mufuko wawe ariko ntuyigure. Ni igihe ufite imodoka ikibasha kugenda no kukugeza aho ushaka, wabona uruganda rwayiguhaye rwazanye indi iyisumbije ubwiza ukigira nk'utabimenye, kubera ko icyo bashaka no kugutwara amafaranga yawe bitwaje ko bashaka kugushyira mu kindi cyiciro. Ubukire bwa mbere ni ishoramari wifitiye ariko rubanda benshi batazi, kubera ko hari ibanga benshi twibagirwa. Ubukire bwa nyabwo si ibyo werekana, ni ibyo ufite bikungura. Niba ufite inyota yo kugura ikintu kubera ko gihenze, ongera utekereze gato, utese mbaye ari jye muntu wa nyuma usigaye ku isi, iki nicyo kintu nakwifuza kugura. Nubona igisubizo ari oya, uzamenye ko icyo kintu ugiye kugura ari cyo kukumarira amafaranga gusa. Thorsten Veblen, umwe twahereyeho wavumbuye ko abantu turemanywa akantu ko gushaka gutangarirwa na bagenzi bacu, avuga ko icyiza cyacu ari uko twifitemo n'izindi mbaraga z'uko dufite ubwenge bwo guhitamo icyo dushaka. Ushatse wahitamo kugura ibyo ukeneye ngo bigufashe mu buzima, aho kugura ibyo udakeneye kubera ko wumva rubanda nibakubona hari ukundi bazagufata. Hari nubwo wibeshya ko rubanda yabonye imyenda myiza wambaye, imodoka nziza ugendamo, nyamara batabibonye. Buri wese muri iyi si afite ibimuhangayikishije. Turacyafite rero amahitamo yo guhitamo ikidufitiye umumaro kurusha ikidushimisha. Ejo heza ha buri wese niho hingenzi kurusha kwibanda ku by'uyu munsi bizagenda ejo hazaza. Amahitamo na ya buri wese. Nadusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turabifuriza kugira umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2026.